Turabashimiye abakurikiye Easy Life Talk, aho tuba turi kurebera hamwe uko ahahise ho mu bwana heza cyangwa se habi, ibyitwa childhood experience hafite uruhare runini mu kuba haragennye cyangwa se hazagena uko umuntu mukuru yitwara mu mitekerereze, imyitwarire ndetse n'imikorere mu buzima bwe bwa buri munsi, mu byo akora bye bya buri munsi, ibyo abahanga mu buvuzi bwitwa occupational therapy bita occupational performance. Tugenda twifashisha ubumenyi bugiye butandukanye, cyane cyane twibanda kuri ubwo nari mvuze haruguru bwitwa occupational therapy. Occupational therapy rero ni ubuvuzi bugamije guteza imbere ubuzima bwiza n'imibereho myiza binyuze mu gushyigikira abantu kugira uruhare mu mirimo ibafitiye akamaro, iyo bifuza gukora, iyo bakeneye gukora ndetse n'iyo bateganya kuzakora mu bihe bizaza. Igihe tuzajya tubana muri bino biganiro ndi MBOT.